Uruzi ko buriya kuri internet hari amasoko y'ubwoko bugera kuri 7 ushobora kujyaho ugakorera amafaranga, ukagira ikintu ugurishaho cyangwa se ukagira ikintu uguraho. Muri no video tugiye kurebera hamwe ayo masoko n'uburyo ushobora kuyajyaho ukagira ibintu wagurisha. Niba uri umu IT tubaza kuza kureba amasoko wagurishaho software zawe, niba ukora muri tourism tubaza kuza kureba amasoko wajya ukagurishaho izo services za tourism, niba ufite skills runaka ndakwereka ahantu wagenda ukagurisha izo skills zawe, niba uri umunyabiraka ndakwereka n'ubujya n'ahantu wagenda kuri internet ugatera ibiraka. Tuze no kuza gucikwa, ndaza kuza kubaha aka bonus ku muntu uza kuza kureba iyi video yose. Izi e-commerce ziri mu bwoko bugera kuri 7. Ubwoko bwa mbere ni e-commerce à la wholesale marketplace. Abantu benshi izi nizo basanzwe bazi, zino za Alibaba izigiye zitandukanye. Haza na software marketplace. Nimba uri umu IT ukaba uri umuntu ukora ibintu by'ikoranabuhanga, cyane cyane umuntu codinga, aya masoko abaraya ushobora gukora. Kaza freelancer marketplace. Aba ni abantu ubumenyi runaka, ufite umwanya runaka ushobora kugenda ukagira ute ukaba watangira gukorera. Hakaba skills and course marketplace. Aba ni abantu b'abarimu, abantu mufite ikintu runaka mwigisha, abantu muri kuri kaminuza cyangwa n'abandi bantu muzi ikintu runaka, ngaha ni ujya no kugurishiriza ibyo ukora. Hakaza digital products, abantu b'aba graphic designer, abantu mukora ibintu design z'imodoka, design z'imodoka, ama design y'imodoka, ama design y'amakaramu, ama design y'imyenda y'imipira, abantu mukora ama template, ibintu byinshi byo bitandukanye. Aya masoko abara ayanye. Hakaza hotel and hospitality market. Hana ni no mufite ama apartment, abantu mukora mu bintu bya tourism, abakira, abantu aba tour guide. So aya masoko na ayanye. Hari n'andi masoko ari specialized bitewe n'icyo ukora, akaba ari ku kintu kimwe runaka. Twavuze hejuru abakavaringa ibintu byinshi cyane, ariko hari nandi akora ku kintu kimwe runaka. Aya niyo masoko tugiye kurebaho. Bibuza iki ni igitabo nanditse kwa bino bintu nakise The Ultimate Guide to Online Marketplace. Kirabivuga kikabisesengura neza cyane akantu ku kandi. Na abantu baza kureba ino video mbaye promo, muraza kugera muri description, muzaza kuza kukibona mu kidownloading, mu gisore mu buryo buri detail. Gusa nanjye icyo nshaka kubasaba ni munkore subscribe. Mu 8% y'abantu bajya bareba iyi channel ntago mujya mukora subscribe, kandi dukeneye kwagura community ya Teacher Sam. Amasoko ya mbere twavuze ni e-commerce and wholesale marketplace. Izizwi harimo nka Amazon. Kuri Amazon especially ku bantu muri Burayi, abantu muri Amerika, muramaze gukora Amazon ushobora kugurisha buri kintu cyose. Amazon iri muri kategori cyo twita B2C, no kuvuga ngo yo igurishiriza immediately ku wa mu consumer wa nyuma. No kuvuga ngo Amazon yo ihandling ibintu byose, igakora delivery n'ibintu bigiye bitandukanye. Ya wowe cyo ukora woza gushyira ibicuruzwa byawe. Ahangaha ushobora kugurisha ibitabo, ushobora kugurisha ikintu cyose ushaka. Ariko hari n'ikindi kintu bita affiliate marketing. No kuri Amazon ushobora gukorera affiliate marketing. Affiliate marketing ni ukuntu ureba ibicuruzwa runaka wamamaza kuri Amazon, noneho hagize umuntu ubigura biciye kuri ya link yawe, utangira kubona commission. Tuvuge nk'urugero, niba ari nka kamera uri kwamamaza igura nk'amadolari 15, bakaguha 10%, urumva ufite amadolari hafi, igihumbi magana atanu. Gusa ndashaka kwideklarara ahangaha Amazon affiliate ibi bintu muri Afrika cyane cyane nk'ini wacu ntabwo birakunda cyane, uburyo bwo kwishyurwa biraje cyagoranye. Ariko niba uri nkurikiye uri Burayi, niba nkurikiye uri muri Amerika, niba nkurikiye uri mu bihugu Amazon ibasha kwishyuramo, cyane cyane bino bihugu by'abanyaburayi byateye imbere cyane mu guhahira online, Amazon affiliate ingenzi cyane. Indi ikora nka Amazon ni Alibaba. Iyi ni Inshinwa murayizi, nayo ijya gukora kimwe nka Alibaba. Ahangaha ni ubwoko bwa mbere nk'uko nababwiye bwa marketplace y'ibicuruzwa, ahantu bagurishiriza ibicuruzwa. Kuri Alibaba the same, ushobora kuyikoresha nk'ukoresha Amazon, ariko Alibaba yo ahantu itandukaniye. Alibaba ni icyo twita B2B, ni uvuga ngo ikorana cyane
business to business, ni ukuvuga ngo bagurishira muri bulk, so bahuza ama business to business. Hakaba indi nayo ni inshinwa, abantu benshi ntabwo bayizi ariko iyi ngiyi irakora cyane, bayita made in China. Made in China nayo ni marketplace, ahangaho itandukanizo yo ni ad classified, yo ihuza umukiriya n'umuguzi immediately, ni ukuvuga ngo bakivuganira bakicatingira. Iri mu bwoko bw'icyo twita ad classified. Ad classified yo mu Rwanda nzi nuko nabonye itarakomeje cyane, nk'iyo bitaga catches murayizi, iriya nayo yari mu bwoko bwa made in China. So aho uhuza umukiriya n'umucuruzi, wowe ukishyuza abacuruzi kugira ute kulistingaho. Izi rero ni ubwoko bumwe abantu benshi bari basanzwe bazi. Mu Rwanda hari iyo bita afreesellers.com. Iyi ngiyi nayo ikintu ifasha abantu bagurisha bashaka b'Abanyafurika barimo bashaka kugurisha i Burayi no muri Amerika n'ahandi hantu. Nubango iyi afreeseller iguhuza n'abacuruzi bo hanze cyangwa se n'abaguzi bo hanze ya Afurika. Iyi afreeseller nimba uri muri Afurika ushaka kugurishiriza ibintu Burayi, afreeseller ni good deal. So indi ni wholesale. No, iyi nayo ni e-commerce mu Rwanda igufasha. Ahangaha nabonye we bagufasha kugufasha kugurishiriza ibintu byawe. Wholesale ntabwo bafite stock yabo, ariko bo bagufasha kugurishiriza ibintu byawe, cyane cyane ibintu byo muri home n'ahantu hatandukanye. Mbibutsa ko iyi website ya afreesellers ni ya wholesale mu buryo bwa muri classic e-commerce ni Afrinovators twayubatse. So nawe ukeneye rero classic e-commerce nk'iyingiyi cyangwa se ukeneye nk'iyingiyi ya wholesale n'izindi e-commerce zimwe aho n'ubwoko bwose, uje muri Afrinovators twayikubakira imeze neza cyane. Soko abantu tutazi akenshi ni ubwoko bw'ama software. Nuvuga uri mu IT, uzi kubaka ama website, uzi kubaka ama system, uzi kubaka system zigiye zitandukanye, ariko mu by'ukuri uguma aho uri gusa. So ubwo bumenyi rero nibo wiyaminiye koko kuzi gukora ibintu ku rwego rushimishije. Ukaba wakubaka system, uraza ukubaka software ukazigurisha ahantu nkanga kuri urugero nk'ingi bita Theme Forest. Niba uzi kubaka ama theme especially nko muri WordPress, ahangaha kuri Theme Forest waza ukaziyagurishiriza. Kambaye nk'urugero nk'iyo bita newspaper, theme imwe mbereke amafaranga ibimaze gukorera. Tuvuga nk'ingi bita Theme Forest. Theme Forest nk'ubu bakwereka ko imaze gukora series 156, wakora n'amadolari 500 igura, urumva amafaranga nyirino theme amaze gukorera. So urumva yakoze ikintu rimwe, wowe cyakora agenda updating rimwe kabiri nka rimwe mu mwaka ka update, yarangiza akagenda akagishyira ahangaha irubuga nka Theme Forest, uko kwamamariza ugacuruza ibi bintu. Guys, ibintu birakora cyane. So rero ureba solution ushaka kugira ute gusolvinga, warangiza ukayubakaho software uyikora ku buryo ibasha kuba modified. Abayite bo muraza kuza kunyumva, ugakorera umuntu dashboard, ukamukorera ahantu hose kugira ki updating ya logo, agakora menu, ibintu byose akaba yabyishyiriramo, ukaba wayizana ahangaha ukayigurisha. Ntabwo ndi kukubwira ngo uzata gukora sales nk'izi ngizi za newspaper bizagorana, ariko ndi kukwereka ko nyine bishoboka ko wakoze solution nziza igakundwa, ushobora kugira ite bishobora guhindurira ubuzima. Rwa nk'uyu nguyu nako amaze kujya muri miliyoni y'idolari. So nawe ushobora kuza gukoresha urubuga rwa Theme Forest. Niba ufite software, ari ibintu byinshi cyane, hariho ibintu byo muri WordPress, ama HTML, Shopify, ama CMS, ama e-commerce, ibintu byose bigiye bitandukanye, ushobora kuza ukabigurishiriza kwa rubuga rwa Theme Forest. Urundi rubuga rukora nka Theme Forest rwita Code Canon, urwo narwo akenshi special hariya hirya Theme Forest ni by'ama theme n'ama templates. Code Canon anga ni ibintu by'ama code, mostly code, biri muri code cyane, ama PHP, JavaScript, CSS, ama mobile application, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Naho uza kugira ute
uza kuba wabigurishiriza kwa runo rubuga rwa Code Kano. Ni muri IT nyaboneka try this. Ubundi bwoko bw'ama marketplace ni marketplace y'abanyabiraka, abantu ufite skills runaka, ufite skill mu kintu runaka, urumva ukeneye gutangira gukorera amafaranga, uza kwa zino mbuga nk'urugero nk'urunguru bita fiverr.com. Ibi ngibi wongeye mfite personal experience hano kuri fiverr.com, narahakoreye, naranahakoresheje, igitabo narimo ndandika nagikoresheje hanga kuri fiverr.com. So nawe rero ni imbuga zijyanye no z'abanyabiraka. So uzi ikintu runaka, nk'urugero ushobora kuba uzi web development, ushobora kuba uzi architecture, ushobora kuba uzi editinga, uzi ama skills yose watekereza, hanga uraza ugakreatinga profile yawe ku izi mbuga. Hari nk'ingi ya Fiverr ni popular, hari ingi ya Upwork, hari nk'ingi ya freelancer, hari nk'ingi people for payhour.com, hari niyo bita TopTal. Izi zose ni imbuga zishingiye kubabaza, niba ubona umwanya nimugoroba, niba ubona umwanya muri weekend, niba hari ikintu runaka uzi gukora, waza ugafungura profile hanga. Excuse nkunda kubona ku bantu benshi nabambwira ati Sam ziri very competitive, hari abantu benshi cyane. Nshuti yanjye ndabyumva, ntabwo uzazanga ngo ucyuta kubona akazi, ariko buri muntu wese afite umunsi yatangiriye. Wayo utatangira uno munsi, igihe cyeza ko amezi amezi 3 utabatangiye kubabonye ikiraka, utangira bakurejectinga, utangira kuko nta profile nyine uba ufite. Ariko mu gihe runaka umaze kumenya strategies, umaze kumenya uburyo bikora, umaze kumenya amayeri abandi bakoresha, ugaconnectinga n'abandi muri community, ujya kuri YouTube ukareba ibyo abantu bari kuvuga, kuntu baje babona ibiraka, ukajya muri community za Facebook ukareba, ukajya mu WhatsApp group y'abantu baba bafite ama community, ukiga bizarangira nawe ubonye ikiraka cya mbere ugikoze neza, kiguha icya kabiri, kikaguha ikindi. Ikintu gihari ni ukwirinda mindset yo kugira icyo kwirinda gutangira. Nutangira nta cyizere dufite yuko nyine uzabona ku kazi, ariko nudatangira urumva ko nta nubwo uzijya ureba icyambere. Rero ubundi bwoko bw'amasoko kuri internet ni ubwoko bwo kugurishiriza amasomo cyangwa se ibyigishwa. Uvuga ngo urugero nk'ibita Udemy, ikintu cyose waba uzi wazanga ukakigisha. Hari uguteka, hari ugukupa, hari web design, hari AI, ibintu byose anga ubumenyi bwose waba ukeneye anga kuri Udemy burahari. So wowe rero nawe ushobora kuza ukagurishiriza ubumenyi. Urugero nko kuri Udemy, hanga barakugurishiriza amasomo, warangiza ukagira ute, warangiza bakagufataho percentage. Indi ni nkiyo bita skillshare.com, nayo gurishiriza ubumenyi. Indi Alison.com, kuri Alison.com bagutegeka ko amasomo yatangira for free, abantu bakagura certificate, we mukagabura amafaranga. Indi niyo bita Coursera nayo ushobora kugurishiriza amasomo cyangwa se ukaba wakigisha ugatangira kubona amafaranga. Indi niyo bita Kajabi.com, the same. So nuvuga ngo umwarimu, umuntu kuri kaminuza wiyumva kuzi gukora ibintu, abantu muba mufite skills mwagurisha mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, aba chief, abantu muba ba expert mu runaka, mu bintu by'imisoro, mu bintu bya finance, mu bintu bya personal development, mu bya any skills waba ufite wumva abantu bakeneye, waza kwa zino platform ukaza kugira ute, ukaza kugurishirizaho ubumenyi bwawe. Indi category ni category ya digital products. So nukuvuga ushobora kugurishirizaho graphic yawe, nkanga kwa urubuga bita Inventor, nwango ari ama template y'ama video, ama template y'ama Excel, ibintu byose wakenera biri digital product, ushobora kuza kwa bigurishira nko kuri urubuga bita Inventor naho ni digital product. Nwango ama product digital product uvuga ni cya kintu ukora rimwe warangiza ukagitereka abantu ukazajya bakigura. Nk'urugero ushobora gukora template yerekana wenda Excel template ikoreshwa muri finance, ukaza ukabagira ute wayitereka abantu ukazajya bayigura. Ushobora gukora nka template ijyanye na invitation z'ubukwe, umuntu akaza akaba yayigura akazajya ayihindaguramo uko abishaka. Ushobora gukora template ya prompt
ya AI ukaza ukazishyira nk'ahantu ukazigura kazajya babigira ute, ni ikintu kimwe ukora rimwe kazajya abantu bagira ute bakonsuminga bakigura. Harimo video template, music effect, harimo presentation template, harimo amafonti, amafoto, web template, ibintu byose ni digital. Cya kintu ukora rimwe ukaza ukagurishiriza urubuga rwa Inventor rwaba very good deal. Indi ni iyo bita ETCY, iyo irazwi cyane, ni ukuvuga cash. Iyi ngiyi izwi ku kintu bita print on demand, ni kwa kuntu ushobora kugenda ukajya muri ChatGPT ukayibwira ati nkorera katugerageze katurebe ChatGPT mbaye bidukorera. Katujye muri ChatGPT tuyibwire idukorere brand t-shirt tugiye kugurisha kuri ETC yo mu gikombe cy'isi. I want to sell print on demand t-shirt for World Cup. So design for me the demo design. Tubwiye ChatGPT igiye kudukorera aka design. Ngo wowe ni design ukora, wowe kaza ukayishyira nk'ahangaha kuri ETCY. Iyo design y'umuntu ayikunze warayikugurira arenda akagenda kugira ute akajya kuyiprinting. Umva ko hano abahuzuyeho ama birthday ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano byuzuyeho ushobora kugira ute. So aya ni ama design y'ibintu bigiye bitandukanye, ntabwo ibintu biba bihari, wowe urakigura warangiza ukagenda kugira ute ukagenda kukikoreshereza uko ugishaka. Ibi ngibi nabyo ni digital product ushobora kugira ute ushobora kugenda ukagurisha. Abantu bari muri Amerika, abantu bari i Burayi n'abandi bagiye batandukanye, you can try ETCY. Ariko ntabwo bivuze muri Amerika gusa, nuko nzi ko iyi business abantu bari i Burayi no muri Amerika barayizi cyane, ino muri Afurika nuko abantu bataragira bite bataramenya. Ibi byose muri kubona ahangaha nshuti yanjye ni ama design y'ibintu wowe ugenda ugashyira umuntu yayikunda. Ushobora gukora design y'inkweto, gukora design y'imyenda, design y'amakayi, design y'imodoka, ibintu byose bishaka ukaza ukadesign y'igikapu ku buryo umuntu azakagura iyo design akagenda kwikoreshereza iyo design mu bintu runaka. Turebe iyo ChatGPT dukoreye, turebe iyo design nimba twayigurisha. Nukuvuga ngo wowe ngubu ugiye gufata ubu ni ukuvuga nk'iyi design ugiye kuyigurisha kuri ETC designinze nk'ingi eat sleep football repeat. So urabona ko ya nama design ushobora iyi design kuyifata ukayikora neza ukayijyana kuri ETC abantu bakaba bayodaringa. So nukuvuga ngo ugiye gukora iyi business ya print on demand wifashisha no mu rubuga rwa ETC. Izo ni ubwoko bwa business guys online ushobora gukora wicariye iwawe bitagufashe day business. Guys, hanga tugeze ndagira ngo usabe ngo kora subscribe n'utarakora subscribe kugira ngo mbona mbaza no tuntu tw'ubwenge. Komeza na kategori ya nyuma. Guys, reka mbabwire indi show deal ku rubyiruko, show deal kuri business iri gutangira kuri startup. Show deal na indi ni urubuga bita huza.rw. N'urubuga rufite intego rwakozwe n'ikigo bita Innovators, rufite intego yo guconnecting ama business yose yo mu Rwanda ku buryo ahantu ugiye hose mu Rwanda ujya kubona urubuga ukababona business yaherereye. So ni business zishingiye kuri service cyane. Uru rubuga rero ni directory izajya ihuza ama business agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu. Buryo ushobora kujya Muhanga ukajyamo ukandikamo aho uherereye na business ushaka batakwakwiga business yaherereye. Urugero haba hariho ibijyanye na business, hariho service business ikora, ibyo business yakoze, aho iherereye, team n'ibintu byose bigiye bitandukanye kwa runo rubuga rwahuza
nuvuga ngo hari benefit ebyiri. Benefit ya mbere kuri business ubona visibility, ukagaragara kuri online. Tuvuga ngo urabona ko kano kari kwita ko ugaha umuntu ni visibility. Ikindi cya kabiri, kuko no rubuga nyine na Innovators izoye mu byeyi n'ikoranabuhanga iri kwamamaza no rubuga kugira ngo abantu baze barusure bagurire cyangwa se bagurire ba nyiri zino serivisi ba zino business ziri kwa runo rubuga. So hano unafasha no kuba printinga QR code ukayishyira ahantu kugira abantu bakubona online. So iyo niyo benefit ya mbere kuri business. Ariko noneho hariho n'aba freelancer n'abantu muzi ufite ikintu runaka uzi gukora, uzanga nawe ugashyiraho profile yawe ukawagira ukaba watangira kubona abakiriya. Bambwiye bano bana bari hanga ko batangiye kubona abantu babaha ibiraka. Niyo urangije segonderi, nimba uri kuri kaminuza, niba uri ufite umwanya runaka, nshuti yanjye ngwino kuri huza.rwa ushyiraho business yawe. Hariho trial y'amezi 3 nta muntu ukwishyuza kandi ugaragara kuri runo rubuga. Ariko noneho dore kandi kantu k'ubwenge kurenza ibindi, hariho n'ahantu rero haba agent, kuko runo rubuga ntabwo rwakora rwonyine, ukeneye abantu hirya no hino mu gihugu. So niba uri Nyagatare, ngwino ujyeho utangire ukorera amafaranga kuri urubuga. Nuvuga ngo ushyizeho business imwe ikemerwa baguha 1500. Nuvuga ngo hano hari abana bamaze gukorera amafaranga kwa bino bintu byo agent. Ubona ko dufite aba agent benshi cyane hirya no hino mu gihugu. Hari bano bita ngo ba Gatoni Aime, bano bahategeka ibintu byose. Runo rubuga rwa Huza ni sure deal kuri business, ni sure deal ku ba freelancer, abantu mudafite akazi n'abandi bantu mufite umwanya mushaka kubyara umusaruro, ni sure deal ku bantu mukeneye kure mu tuzi runaka. Dufite intego yo gushyiraho business 10,000. Urumva ko niba business imwe yishyurwa 1500 kuyishyiraho, nibuze miliyoni hagati y'10 na 15 zizishyurwa ku agent hirya no hino mu gihugu. Ayo mafaranga rero naho wawe rero ntiwabura kugira ute kuyabyaza umusaruro. Urubuga narwo ni isoko ku ma business, ni isoko ku ba freelancer, ni isoko ku ba agent. Nyaboneka bibwire undi nababwira undi kugira ngo tuze dufashe ama business kubona abakiriya, dufasha abana barangije secondaire na kaminuza kubona akazi, tunafashe n'aba agent gukorera amafaranga. Kategori ya nyuma ni kategori ya hospitality and tourism. Niba ufite hoteli, niba ufite apartment, niba ufite akantu runaka, niba ufite inzu yo gukodesha, izi mbuga zigufasha kubona abakiriya. Izi mbuga uraza ugashyiraho nyine ukagurisha amacumbi, ukagurisha ibintu ukora. Urubuga ruri popular abantu bazi ni booking.com, urundi ni Airbnb. Uvuga ngo ushobora kugenda ufite inzu yawe nini ugakacamo agace ukaza ugashyiraho icyumba kimwe ku Airbnb. Umuntu uje mu Rwanda aho waba uherereye hose akaba yaza kuri urubuga rwa Airbnb akayibukinga ukabona amafaranga. Urundi rubuga ni hotels.com, nabwo rukora nka booking na Airbnb. Noneho ku bantu bari muri tourism, nuvuga ngo ufite tourism company, ukeneye gushyiraho ama itinerary, ukeneye gushyiraho ahantu bazagusurira, runo rubuga nuvuga ngo ugashyiraho ibikorwa byawe, ugashyiraho ama package yawe ufite. Abantu basura agacurimo babona iki? Nabanga abantu basura agace urimo bashobora kuba babukinga izo hotel. Ibi bintu abantu bo muri tourism barabizi cyane. So niba uri muri tourism ukaba utakorera zino mbuga, niba ufite apartment cyangwa se hotel ukaba utabishyira bino bintu, ni ikibazo gikomeye cyane. Ariko ndaje mbabwire agashobora diruka karimo bino bintu kuntu ku rubyiruko. Hari nibita getyourguide.com, nayo nuko nguko nawe ushobora gushyiraho muze apartment yawe, ushobora gushyiraho ushobora gushyiraho tour company yawe, ugashyira ibintu bigiye bitandukanye, abantu bakaba baza bakabukinga, ukaba bagenda kubatembereza. Agashorati rero navugaga ku rubyiruko, nuvuga ngo booking.com, Airbnb, hotels, TripAdvisor,
Get My Guide. Zino ni imbuga abana ba boss benshi ntabwo babazi kubikoresha zino marketplace. Ushyize ingufu mu kwiga uburyo bashyira amahoteli kuri booking.com, kuri Airbnb, kuri hotel.com, ugashyiramo ingufu, umuntu ufite hoteli wazajya umuca amafaranga atari munsi y'ibihumbi 30 kumushyiriraho business. Ikindi noneho ushobora no kugira ushobora no kuzajya uwamanagingira amahoteli yawe kuri booking.com na kwa zino mbuga, kubera ko bano bantu seriously ntago bafite umwanya wo kumanaginga bino bintu. Why? Ufite amahoteli 10 washyizeho, kuki utagira kuki utabona utagira utazayibona amafaranga mu kwezi aryoshye ameze neza kandi akazi katapfuye, ukazibashyiraho ukabona managingira. Ikindi ushobora no kugira ushobora no kwifatira amahoteli ukayashyiraho, upfa kumvikana nabo, umuntu uje ukaryaho commission. Guys, nkubwire ngo ibintu byose bitangira bigoye, ariko ushyizemo ingufu, trust me, ibintu ni sure deal byakunda. Sanga gusa no mu yandi marketplace nagiye nkwereka ushobora gufasha abantu kuyakoresha, ni ingenzi cyane. Ukeneye ubumenyi bw'ukuntu ushobora kwiga gushyira kuri cyo kwita hospitality and tourism, ntanga short courses y'amasaha 3 kwa kino kintu nkabikwigisha, nkwishyuza ibihumbi 50 kugira ngo mbigufashemo. Umva kandi gashora deal zi marketplace zose nkuko muri kuzibona, nawe kuki utatangira marketplace yawe ukazajya ukoresha uhuza abantu. Nibyo mvuga muri kino gitabo mu buryo burambuye, uburyo nawe ushobora gutangira marketplace yawe nk'izi ngizi tubonye, ukaba nawe wagira watangira guhuza abantu, wafasha abantu kugurisha serivisi z'abazima. Ibi ni kubabwira nanditseho igitabo nuko nanjye ndi mu bari gukora kwa runo rubuga rwahuza.rw. Bivuze ngo ibi ndi kubabwira ntago ari bya bintu byo kujyana mu ijuru ntarimo, ibi nanjye nibyo mporamo buri munsi. Natwe ihuza.rw natwe ni directory cyangwa se ni marketplace ya service business n'aba-freelancer turimo turubaka. Kuki se wowe utatangira imeze nkawe? Niba ukeneye kubaka marketplace ni nyamuneka ngana nguhe consultance, nyamuneka gana Free Innovator tuzikubakire. Murakoze.